Imana yazuye Tabita kubw'iyo mirimo. Nshuti yanjye, Bibiri ijambo ry'Imana iravuga mu Migani 22:9 haravuga ngo hahirwa ubabariye umukene, ufitiye impuhwe umukene, uwo nguwo arahiriwe. Ntabwo hahiriwe umuntu wiyiriza cyane, ntabwo hahiriwe umuntu ukora amasengesho cyane, ntabwo hahiriwe undi muntu wese. Hahiriwe umuntu ubabarira umukene, akumva amufitiye impuhwe kandi akagira icyo akora ku bukene bwe akurikije nawe icyo Imana imuhaye. Nako mukuru muri twe ninde? Yesu arababwira ngo ushaka kuba mukuru muri mwe abo mugaragu w'abandi. Rero mu bwami bw'Imana nta mukuru, si umukuru si pasiteri. Mu bwami bw'Imana umukuru si apotre. Mu bwami bw'Imana umukuru si umuhanuzi. Mu bwami bw'Imana umukuru ni ukora ibyo umwami ashaka, ni uca bugufi akegera abantu b'Imana, akegera ubwoko bw'Imana, akabereka urukundo rw'Imana mu buryo abantu bashobora kubona ko bugayitse cyangwa busuzuguritse, ariko ubwo buryo nibwo buryo bwiza Imana yifuza kandi ishaka yuko abakozi b'Imana bagaragaza urukundo rwayo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imbabazi zawe zihoraho iteka ryose, niko ijambo ryawe rivuga. Unyemerere zigere ku muntu wese ukurikiranye Buganza TV, wiyerekane ku buzima bwe kandi yumva imbabazi zawe rwose zimugeraho. Wari waracogoye atagikora umurimo wawe, wari warasubiye inyuma atagikora umurimo wawe, wari waravuye mu byizerwa atagikora umurimo wawe, wumvaga ko igihe cyo kubwiriza cyarangiye, uwo ngo wongere umugirire ibambe, umusubizemo imbaraga kugira ngo yongere amenye icyo agomba gukora mu gihe nk'iki, kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Azakurinda komera iyangare juti yanyewe shira intimba shira agahinda ko wakuremye ni uzagutaba. Yes, nkuko mubibona kuri kamera za Buganza TV, murabona ko imbere turi kumwe n'umutumirwa mushya. Ntago mwari musanzwe mumenyereye kuri kamera za Buganza TV, ariko none ubu ngubu turi kumwe nawe muri studio za Buganza TV. Uyu munsi rero dufite topic nshya nkuko musanzwe mubibona, dukora za showbiz mu kiganiro cyo bita impano yanjye. Uyu munsi nabwo twagaruye, turaza kwibanda cyane ku murimo w'Imana nkuko dusanzwe tubacishizaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuvuga butumwa, ariko ntago ari ngombwa ngo tumubabwire, we ni umuntu mukuru araza kwivuga. Hari n'indi mirimo igiye itandukanye agenda akora, ariko uyu munsi araza kubibabwira, tuganire, dusase inzobe, tumenye byinshi akora, kugira ngo n'ababasha kuba bamugeraho cyangwa se bamukenera abashe kuba yabakemurira serivisi. Gutyo tugende tumenya byinshi bigiye bitandukanye hano mu karere ka Rwamagana, aho tumenyereye ko mu gice cyacu cya Buganza tugomba kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Ngende pi wanyu tubabwira ngo uri mushya ku murongo wa YouTube channel yacu Buganza TV cyangwa se F1 Rwa TV, wakora subscribe cyangwa se ahanditse subscribe, ugakora ahantu handitse kukazogera, kugira ngo dukomeze tubahe byinshi bigiye bitandukanye. Mu gifaransa ni s'abonner. Twinjira mu kiganiro cyacu rero, turagira ngo ubanze tuganire n'umutumirwa wacu, abanza utwibwira kugira ngo tubashe kumenya n'abakurikiranye Buganza TV babashe kuba bakumenya. Murakoze cyane. Nitwa Mukomeza Maurice, nkora umurimo w'Imana wivuga butumwa mu buryo butandukanye, mu buryo Imana ishimye ko nkoramo, cyangwa mu buryo Imana ishimye ko mvugamo ubutumwa bwiza. Birashoboka ko nabuvuga mu mirimo cyangwa mubuvuga mu ijambo ry'Imana, ndi kubwiriza kwa kundi abantu bose bamenyereye. Mbega uburyo Imana impaye kuvuga ubutumwa, impaye kubwiriza, impaye guhindura abantu, nibwo buryo nkoresha kugira ngo benshi bahinduka abigishwa ba Kristo. Imana ibahumurije. Muri se ukorera mu ivugabutumwa ryawe urikorera mu ruhe rusengero cyangwa se muri he torero? Ivugabutumwa adresse nyikorera muri Église Methodiste Libre wa Rwanda i Rwamagana, ariko
ivugabutumwa riba ryagutse mu muntu, umuhamagaro utuma umuntu yisanga ari ahantu henshi hatandukanye aho ashobora kubwiriza ubutumwa bwiza, nta mupaka. Yes. Turabizi ko hari imirimo myinshi umuntu ukora ivugabutumwa akora yerekeranye n'ijambo ry'Imana, akora byinshi bigiye bitandukanye. Ese ko ubushize nubwo tutabashije kubigeraho nka kamera za Buganza TV, ubushize hari ibikorwa twabonye mukora, ibikorwa byo kugenda mukaba wakambura icyubahiro cyawe ukavuga ati ngiye nubwo ndi umukozi w'Imana. Abantu iyo babonye umukozi w'Imana baramwishimira bakavuga bati reka uyu ni umunyacyubahiro, nkuko dushaka kumva ngo padiri ni umunyacyubahiro, meya ni umunyacyubahiro, ndetse n'abandi bantu baba bashobora kuba bavuga rikijyana. Ese ni gute mushobora guhuza umurimo w'Imana no kuba wakambura imyenda cyangwa se icyubahiro ukavuga ati reka njye mu cyondo nkate, ngende nkora imirimo mfasha abatishoboye? Ibyo bintu mubihuza mute? Murakoze cyane, n'Imana ibahe umugisha. Nk'uko mubikurikirana kandi nk'uko mubibwiye n'abaduteza amatwi cyangwa abadukurikiranye, dukora ivugabutumwa nk'uko natangiye mbivuga mu buryo butandukanye, mu buryo Imana ishimye ko tubuvugamo kandi mu buryo Imana yagambiriye. Birashoboka ko uyu munsi dushobora guhura ndi kubwiriza mu rusengero cyane iminsi myinshi, ariko mu masaha atari kubwiriza mu rusengero njya kubwiriza kuri tere, nko kubona umuntu utishoboye utabasha kwikuburira, utabasha kwifurira, nkafata abantu nkabegeranya, dusengana, duhuye, bafite ishyaka, bafite kubona umuntu yakereka urukundo, tukagenda tukamufurira, tukamukuburira, tukamukorera nk'ibyo bikorwa. Ni umurimo mwiza Kristo yaduhaye kandi n'umurimo Kristo yadusigiye, kuko niko kazi kacu, niwo muhamagaro wacu. Iyo ubisomye neza urabibona, na Kristo yarabikoze, akorera abandi. Ntabwo abashumba cyangwa abakozi b'Imana ari abo gukorerwa, ahubwo abashumba cyangwa abakozi b'Imana ni abagaragu b'abandi. Bitandukanye cyane nuko abantu babitekereza, ko pasiteri ari we wo gukuburirwa, ari we wo gufurirwa, ari we gutererwa ipasi. Pasiteri mu muhamagaro we cyangwa umukozi w'Imana wese mu muhamagaro we wa mbere ni ukwereka abantu urukundo rw'Imana muri ubwo buryo butandukanye. Ntabwo pasiteri ari we ubundi bakwiriye kugaburira, ahubwo pasiteri ni ukwiye kugaburira abandi. Ibyo bikorwa byose bya bindi muzi, pasiteri ni ugomba guca bugufi mu cyubahiro cye, akabikora, akabikorera abandi kugira ngo babashe kurushaho kubona urukundo rw'Imana. Iyo usomye ijambo ry'Imana, usanga Yesu yenda imbere y'uko Yuda mugambanira, yari ari kumwe n'abigishwa, arangije abakarabya ibirenge, baramubaza ngo mwigisha niba icyo ukoze, arababwira ngo mbabereye urugero rwiza, mwese mujye mubigenza gutya. Umwe arabaza ngo mbese ushaka kuba mukuru muri twe ninde? Yesu arababwira ngo ushaka kuba mukuru muri mwe abo umugaragu w'abandi. Rero mu bwami bw'Imana nta mukuru, si umukuru si pasiteri. Mu bwami bw'Imana umukuru si apotre. Mu bwami bw'Imana umukuru si umuhanuzi. Mu bwami bw'Imana umukuru ni ukora ibyo umwami ashaka, ni uca bugufi, akegera abantu b'Imana, akegera ubwoko bw'Imana, akabereka urukundo rw'Imana mu buryo abantu bashobora kubona ko bugayitse cyangwa busuzuguritse, ariko ubwo buryo ni bwo buryo bwiza Imana yifuza kandi ishaka yuko abakozi b'Imana bagaragaza urukundo rwayo, nk'uko yo yabikoze ubwayo, yicisha bugufi, ikemera kwambara akamero k'umugaragu w'imbata, igasiga icyubahiro yari ifite mu ijuru, ikigira umuntu, ikaza kubana natwe, ikambara ubusa, igasonza nkatwe, ikarara nabi nkatwe, bakayituka, bakayisebya, bakayiharabika. Icyo nicyo cyitegererezo abashumba twese tuba dukwiriye kureberaho, tukayigiraho. Ijambo ry'Imana riravuga muri Matayo 11, haravuga ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi nkaba noroheje mu mutima. Imana ibahe umugisha. Akoze cyane. Hari noneho hari abantu
ubundi uwo murimo tuba tuzi ko akenshi umenyerewe n'abakozi b'Imana cyangwa se nabo tubita ngo ni abavugabutumwa cyangwa se abakora ibintu byiza n'imirimo myiza bo mu idini rya Islam. Tuzi ko iyo mirimo yo kugenda bakajya gusura abarwayi, bakajya gufasha abatishoboye, ibyo bikorwa live bitandukanye n'andi madini n'amatorero bavuga bati wenda turatanga icya 10 n'amaturo icyo gufasha abatishoboye, ariko nitumenye aho byakorewe. Mwebwe ahari ntago bashobora kuvuga bati biganye abayisilamu, biganye abandi bavuga butumwa bakora mu idini rya Isilamu n'abandi bakora umurimo mwiza badashamikiye ku idini. Ese mwebwe mwabihujije mute cyangwa se mwabitekereje mute kugira ngo mukore ibyo bintu bitandukanye n'andi madini cyangwa se andi matorero? Ibyo bintu jewe njya gutangira iryo vuga butumwa ryo mu mirimo mu buryo bumeze gutya, niyerekwa nagize covid igitangiye, ndasenga mbaza Imana, ndabaza ngo ni biki. Je narayibwiraga nti ubutumwa burahagaze. Noneho Imana irangenderera irambwira ngo ntabwo ubutumwa bwiza buhagaze, amagambo igihe cyo kuvuga kirigiye kurangira, igihe cyo kubwiriza ubutumwa bwiza mu magambo kigiye kurangira. Abantu bakeneye ubutumwa bwiza mu bikorwa. Muribaza ngo niko Imana yabwiye, muribaza ngo abantu kuki basohotse mu nsengero, kuki bava mu nsengero bakavuga ngo Satani yarateye, bakavuga ngo ni imyuka mibi basohora, bakavuga ibintu bitandukanye. Imana irangije irambwira ngo abantu baje mu nzu yanjye bakeneye urukundo, bahageze bararubura barasohoka. Basangaga ibyo kurya mu nzu yanjye, aho kugira ngo abakene babihabwe, ahubwo bigahita bishyirwa ku isoko mu rusengero. Imana irambwiye ngo igihe cyo kuvuga kigiye kurangira, hagezeho igihe cyo kubwiriza ubutumwa bwiza mu bikorwa. Imana irambwira ngo genda wereke abantu urukundo rwanjye, urukundo mbakunda, nta kabuza ko bazampindukirira bakamenya, bakanyizera, bakanyubaha kandi bakandamya, bakampimbaza. Imana ibimbwiye ndayibwiye ni ibyo bintu biraremereye kuba nabikora, kuko birasaba ubushobozi buhambaye. Ariko kuko ari Imana yabivuze, mu gitondo mfata madamu wanjye afata umuhoro, afata umweyo, turagenda dukuburira umuntu, tumukatira urugo, turamufurira, bigenda neza. Abantu barabibona, baraza baradushyigikira, n'ahandi tufasha n'abandi. Ariko twahavaga tubabwiye ngo Imana irabakunda, bakabyemera, kandi bari barakiriye Yesu kera, ariko bagasa nk'abamuvuyeho kubera yuko batigeze babona urukundo. Baburaye mu rusengero, ibyo kurya bihari bigurishwa bareba, bambaye ubusa, hari abantu bambaye ahubwo imyenda bakayifata uko bibonye, iba muri mare, muri garderobe n'ahandi. Ibyo byose byakuye abantu mu nzu y'Imana. Ariko mu gufata bya bindi byacu bike tukababwira ngo Imana irabakunda, imiryango yarabaretse, inshuti zarabavuyeho, abana babo barabataye, abagore babo barabataye, abagabo babo barabataye, babona nta muntu bitayeho, wowe ukagenda wicishije bugufi mu cyubahiro bari bazi ko ufite nk'umukozi w'Imana, ukagenda ukaganira nawe, ugasangira nawe, ukamushyira umuti w'isabune, warangiza mugafatanya mugafura, ukamuparatira urugo rwari rurimo gusenyuka, rwari ruciyemo icyuho, yuzure emosiyo, akongera kwibuka ko Imana imukunda, akavuga ngo abanjye batabikoze, uyu muntu akaba binkoreye, asize icyubahiro nabonaga afite, agahita abona urukundo rw'Imana. Nuko twabitangiye tubikomoye kuyerekwa. Imana ibamugisha. Tuzi ko kera abo twitaga ngo ni abatambyi bakuru babaga mu nsengero, hari abagendaga bagafata ibyo bejeje abaturage cyangwa se abo twita nk'abakristu, bagafata ku byo bejeje, bikaba ari byo bizatunga umutambyi mukuru. Kuri uno munsi turi kuri viziyo, aho buri wese abyuka akajya gushaka imirimo, akajya gushaka imutunga, ariko bitavuze ko ashobora kugaruka akanabwiriza ubutumwa bwiza, kandi Imana ikabasha kuba yamuhesha umugisha. Ibyo ngibyo tubihuza dute? Ese mu buzima busanzwe ukora iki? Yes, murakoze, Imana ibamugisha.
mu buzima busanzwe ndi umutaramyi mu bitaramo, ariko mu rwuri ndi umutahira. Njya mvuga amazina y'inka mu bukwe, njya mba MC nkayobora ibirori bitandukanye. Ibyo bintu mugiriramo umugisha, utunze umuryango wanjye nanjye untunze, kandi tumeze neza nta kibazo. Gukorera Imana ntibisaba ibyamurenge, ahubwo bisaba umutima unyuzwe. Tugize umugisha tukabona ibirenze, Imana ishimwe. Ariko bitanabonetse, dufata ibyiduhaye tukayishima. Hari uwavuze, umwanditsi yaravuze ngo Imana iduhe ibyo kurya biduhagije n'imyambaro ihagije. Asaba ibyo ngibyo. Nanjye rero iyo mbonye imyambaro, nkabona n'ibyo kurya, nkabona abana banjye barimo kwiga neza, nshimira Imana, nkabwira madamu nikomera, n'ibisigaye Imana izabikora. Tukabyishimiramo njye n'umuryango wanjye, kandi madamu wanjye biramunejeje kubona nkorera Imana, kubona mvuga ubutumwa bwiza, biramunezeza n'umurimo akunda. Ibyo bikorwa byose by'ivugabutumwa n'umurimo akunda, n'umurimo tujyanamo, ariko kandi kubwo gukorera Imana sinjya mbura abamamagara ngo mbafashe mu ma weekend, cyane kuwa gatandatu no kuwa gatanu, muri ibyo bitaramo by'ubukwe n'ibindi byose, kandi byose mpabwa umugisha n'Imana. Nicyo gituma nkomeza no kugira kamorari ko kubwiriza ubutumwa bwiza, kuko harimo inyungu nyinshi mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka turunguka. Iyo ukoreye Imana neza, iguha umugisha mu byo ukora. Ijambo ry'Imana riravuga mu Gutegekwa kwa 2:28-12, haravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu, utakoze ntacyo ubona. Nanjye rero ndakora n'amaboko yanjye mu mpano Imana impaye, Imana ikaziha umugisha, nkajya kubwiriza, kwigisha mfite ibyo njyanye. Njya kubwiriza mfite ibyo njyanye, sinjya kubwiriza mfite ibyo nshaka. Imana yampaye umugisha, murakoze. Kandi izampa n'undi mugisha kugira ngo mbone ibihagije njyana, nerekana urukundo rw'Imana. Imana ibamugishe. Murakoze cyane, nawe Imana iguha umugisha. Impamvu nayo nkubajije icyo kibazo ni ukugira ngo umotive n'abandi bumva yuko kuvuga ubutumwa bwiza cyangwa se kubwiza ijambo ry'Imana ari kubwiriza ukicarira ngo mu nzu y'Imana niho azantunga, niho azangaburira. Ahubwo tuba dukwiye no gukura amaboko mu mufuka, tugakoresha ubwenge Imana yaduhaye kugira ngo tubashe gushaka ibitunga umubiri, ibitunga umwuka. Ibidutunga nibyo biva ku Mana, ariko Imana iravuga ati unakore, tunarebe icyo twaheraho kugira ngo tunahaze iby'umubiri. Ubwo rero icyo twagira ngo tubabwire nuko ukeneye MC, ukeneye umutaramyi, wagana uyu mukozi w'Imana akabigufashamo. Ngira ngo muri description tuzaza gushyiramo na nimero, no hirya no hino. Urumva ushobora gukoresha MC usanzwe, ariko buriya unakoresheje MC ari n'umuvugabutumwa, ari n'umubwiriza butumwa, biba byiza cyane ko n'ikirori cyawe gihabwa umugisha. Ngira ngo ndumva naciye kure, nuko uyu ari MC. Ngira ngo hari n'ahantu twiye gukorana, mbona ari musinga neza. Nawe rero ngira ngo nakubwira ngo akanya naka wowe ukurikiranye Buganza TV, urabutse ufite bya birori ukeneye mu MC, urumva ntago wamucaho, kandi uzi ko uri umufana wa Buganza TV. Dusoza ikiganiro cyacu, ngira ngo hari byinshi tugiye kujya tuganira hano kuri Buganza TV. Tunabwire babandi bari hirya bagarukira Imana, kugira ngo tubashe kuba twazezwa turakanabana no mu bwami bw'ijuru. Dusoza rero turagira ngo natwe twisabire, uze kudusengera cyane, usengere Buganza TV nayo uyiheshe umugisha, kugira ngo ijye ikomera, inashikame, ikomeze ikore ibikorwa byiza bigiye bitandukanye. Yes, murakoze cyane. Imana ibamugisha. Mbere ko dusenga, hari message nshobora guha umukristo wese, umuvugabutumwa wese ukurikiye Buganza TV. Iki ni igihe cyo gushaka Imana cyane. Mu mwaka 2025 ni igihe cyo gushaka Imana, gushaka mu maso heza h'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso 2:10, haravuga ngo turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, yeteguriye kera kose kugira ngo tuyigenderemo. Kora neza, nyondererwamo, Imana ikureberamo,
koresha umwete, imyambaro yawe ihimbaza Imana, ibyo kurya byawe bihimbaza Imana, amafaranga yawe ahimbaza Imana, niyo ndorerwamo Imana ikuboneramo, ikureberamo, kandi niho ubonera umugisha. Tabita cyangwa Doruka ubwo yari yapfuye, baje kumurika imyenda yadodeye abatishoboye, abana badafite uburyo, abapfakazi batari bafite ubushobozi bwo kubona imyambaro. Doruka haravuga ngo hahirwa ubabariye umukene, ufitiye impuhwe umukene, uwo nguwo arahiriwe. Ntabwo hahiriwe umuntu wiyiriza cyane, ntabwo hahiriwe umuntu ukora amasengesho cyane, ntabwo hahiriwe undi muntu wese. Hahiriwe umuntu ubabarira umukene, akumva amufitiye impuhwe, kandi akagira icyo akora ku bukene bwe akurikije nawe icyo Imana imuhaye. Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Mukunde Imana, mukunde gusenga, kandi mukore bisa n'indorerwamo Imana yabareberamo. Zaburi ya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo hahirwa umuntu wese udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, kandi amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira kandi akayibwira ku manywa na nijoro. Nshuti yanjye, nshuti y'umusaraba, amategeko y'Imana abe ku mutima wawe, kandi ukore icyo Imana yakuremeye. Hereza ibyishimo umukene, hereza ibyishimo umushonji, hereza ibyishimo umuntu udafite imyambaro, hereza ibyishimo umwana wabuze uko yiga, hereza ibyishimo bene abo bantu, hereza ibyishimo umuntu wabuze aho kuba, nawe Imana izakunezeza. Ijambo ry'Imana riravuga mu Migani 22 umurongo wa 4, haravuga ngo ingororano y'abubaha Uwiteka ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Imana izabaha umugisha, kandi bikoze neza ugaragaza urukundo rw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 umurongo wa 8, haravuga ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Imana irabakunda. Ikihutirwa ugomba gushyira atansiyo uyu munsi, ntuce imanza, ntukunde abo wita abakiranutsi kuruta uko ukunda abanyabyaha, nturobanure ku butoni bene abo bantu. Yesu yasize icyubahiro cye kubw'abanyabyaha, ntabwo yasize icyubahiro cye kubw'abakiranuka. Yasize icyubahiro cye kubw'abantu babi, ntabwo yasize icyubahiro cye kubw'abantu beza. Yasize icyubahiro cye kubw'abakene, yasize icyubahiro cye kubw'abatunzi. Yesu ahimbazwe cyane. Umuntu ukeneye uyu munsi kwereka urukundo, nuriya muntu wabaye bahaye akato kari umutinganyi, bahaye akato ko ubuzima bwe yabushyize ku muhanda, bya bindi bavuga ni indangamirwa, babandi bita indangamirwa. Bariya bantu nibo Kristo yitangiye. Babantu babaye iciro ry'imigani, baciwe mu miryango, babandi bashyizwe kure y'amatorero, babandi bashyizwe kure y'aho bavuka. Bariya bantu saba guhungwa, bakeneye urukundo rw'Imana. Anga ibikorwa byabo bibi by'ubutinganyi n'ubusambanyi, ariko ubakunde. Wafata n'igihe ukarira ukanasenga, kugira ngo ahari Imana ibabahore bakure muri buriya buzima. Iri niyo misiyo y'abavugabutumwa, y'abahanuzi, y'abashumba, y'abapotre mu gihe nk'iki, mu mwaka nk'uyu. Imana n'ikibashakaho. Imana ibaha umugisha, mushyiremo imbaraga, musengeshe umwuka iteka. Imana izabagirira neza, kandi Imana irabakunda. Ijambo ry'Imana riravuga mu Migani 8:17, haravuga ngo nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Peter, iki gihe ni cyo gusenga cyane, kandi tugakora cyane. Imana izaduha umugisha. Nshuti yanjye, Yesu umuririmbyi yararimbye aravuga ngo nimuze tujye mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma ibice 14 umurongo wa 15, munyihanganire mbanze mpasoma ahantu. Abaroma 14 umurongo wa 15, nshaka kuhasoma. Munyihanganire, Uganza TV turabakunda, kandi n'Imana irabakunda.
niyo mpamvu turi ahangaha kugira ngo tubabwire ibyo dukwiriye gukora cyangwa namwe ibyo mukwiriye gukora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro cyangwa kugira ngo Imana ibarebe neza. Yagwe reka dusome mu izina rya Yesu. Abaroma 14 umurongo wa 15 haravuga biri kuvamo 15 haravuga ngo niba mwene so atewe agahinda n'ibyurya ntuba ukigendera mu rukundo uwo Kristo yapfiriye ntukamurimbuze ibyo kurya byawe. Nshuti yanjye, iyo utetse ugakaranga uzi ko umuturanyi aburaye ashobora kuzarimbuka kuko watetse ugakaranga ugateka neza. Ashobora kwibaza ngo yarimbuka ati iyo ukamutera ibicumu nibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo ashobora guhita ajya kwiba kugira ngo nawe ararariye. Ufata 25 kilo z'umuceri, ibiro 25 by'umuceri, ukabirya byose ukabirangiza uzi ko umuturanyi wawe aburaye. Ntabwo uri kugendera mu rukundo rw'Imana. Imana izakubaza abantu bose urimo kurimbura. Iyo umaze uwo mufuka w'umuceri, abantu baburaye b'abaturanyi baraye bajya kwiba hejuru yawe. Fata ibiro 2 by'umuceri, ufate irobo y'isukari, ufate buri kantu ufataho gato, ushyira umuturanyi basi ararariye, ukarange nawe akarange. Undi munsi ukurikiyeho azihangana, azavuga ngo ahari Imana yabanye nanjye kiriya gihe, ejo izabana nanjye ku munsi ukurikiyeho. Arabizi neza ko wabikoze utamufite mu nshingano, ahubwo wabikoze kubw'urukundo. Azihanganira umunsi ukurikiyeho, azavuga ngo Imana yamukoreyemo izakorera no mu wundi, ubuzima bwanjye bugende neza kugeza mbonye ubuzima bufatika nanjye nkabona imikorere. Nshuti yanjye, ibyo kurya byawe ntibikarimbura umuturanyi, ntibikarimbura inshuti, ntibikarimbura umuntu mukorana. Gerageza ibyo kurya byawe bibera umugisha abandi. Yesu ahimbazwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo 7:12 haravuga ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira hari byo mugirira abandi. Nushaka ko Imana ikugirira neza, nawe girira abandi neza. Nushaka ko Imana ikwambika, wabonye fashion ingezweho, wabonye nawe mbika abandi. Nushaka kutazicwa n'inzara, sohora ibyo kurya byawe bitangi abandi barye. Haleluya. Nushaka ko abantu bagukunda, nawe kunda abandi. Yesu ahimbazwe cyane. Imana ibaho umugisha. Abo dusanzwe tubana, abo dusanzwe tuziranye, abasanzwe bakurikirana ivugabutumwa dukora, murabizi turagenda tukiyambura icyubahiro, tukagenda tugafurira abantu, tukakata ibyondo, tukabahomera amazu, tukababwira Imana irabakunda. Ukatira urwondo ushyira ku nzu ye, yari afite umuryango utarabimukora, ukamubwira ngo Imana iragukunda, arabyumva cyane, aravuga ngo koko Imana irankunda. Niba Imana ihagurutsa bene aba bantu, nakabaye nsanga ngo mbafashe, bakaba aribo baza kumfasha. Koko Imana irankunda. Bituma ahagarara agakomera, agategereza neza ku musozi, yizeye ko hari amateka, hari ubuzima Imana izahindura. Nawe shyiramo imbaraga kugira ngo abantu benshi bakunde kandi bizere Imana. Imana izakugira neza. Iyo message numvaga ntagenda ntayiguhaye kuri Buganza TV kugira ngo nawe ugire umwete wo kubana neza n'abandi. Niko ijambo ry'Imana rivuga, Abaheburayo 12:14 ngo nuko mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko umuntu wese utejejwe atazabona umwami Imana. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ndabakunda cyane, ariko Imana yo ibakunda kundusha. Imana ibishimire kandi Imana ibagenderere. Ndashaka kubabwira akantu gato Peter.
hari abantu dukorana umurimo w'Imana muri iki gihe, muri iryo vugabutumwa. Ni ivugabutumwa ryagutse rikeneye abantu bagutse. Nshuti yanjye, niba wifuza kuraganwa nanjye umugisha, fatanya nanjye tubwirize ubutumwa bwiza. Yesu ahimbazwe. Muze tugendane kuri tere tubwirize ubutumwa bwiza, ariko turimo gukora. Imyambaro yawe, wajya muri garderobe yawe ugafata ku myambaro yawe ukaza tukajya kuri tere, imyambaro yawe ikavuga ubutumwa bwiza. Imana izakwibuka ku munsi mubi. Wafata ku mafaranga yawe ukaza tukajya kuri tere tukabwiriza ubutumwa bwiza, amafaranga yawe azatuma uhabwa umugisha mu gihe gikwiriye, mu gihe cy'iminsi mibi. Imana izakwibuka. Hari abantu bazabona ibyo kurya kubera yuko wahagurutse, wakoze mu byo utunze, ugasanga badafite, ukerekana urukundo rw'Imana. Yesu ahimbazwe. Wakora byinshi. Tujya tugira ibihe byo gufata abana basigaye bishyura amafaranga make muri primaire za leta, ugafata amafaranga ndumva ntagagera ku 5,000 umwaka wose, ukagenda ukishyurira abana 10, 5, abana 20, n'abana 100 wabishyurira. Amafaranga basigaye bishyura ntabwo ari menshi. Hari abana batarimo kujya ku ishuri, bari kuba abo bita za marine muri iyi minsi, bari kuba za marine ku mihanda, atari uko bahisemo ubwo buzima, ahubwo ariko babuze uniform, ariko babuze school feeding. Ibyo bintu bigatuma bajya ku mihanda. Nshuti yanjye, fatanya nanjye twerekane urukundo rw'Imana. Bose niba zakizwa, ariko umwe uzakizwa azaguhesha ingororano. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ndabakunda, Imana ibishimire. Bari bansabye ko dusenga, tugasengera na Buganza TV, tugasengera namwe mwese mudukurikiye, tugasengera na buri wese ufite ishyaka ryo gufatanya natwe kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza. Imana ibagirire neza. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana ishobora byose, tugushimiye kuri Imana y'amahoro, Imana y'ubwiza, Imana y'icyubahiro. Ijambo ryawe riravuga ngo uko wahozeho kera n'uyu munsi ni kuri kandi ni kuzahora. Uri Imana idahinduka, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Imbabazi zawe zihoraho iteka ryose, niko ijambo ryawe rivuga. Unyemerere zigere ku muntu wese ukurikiranye Buganza TV, wiyerekane ku buzima bwe kandi yumva imbabazi zawe rwose zimugeraho. Uwari waracogoye atagikora umurimo wawe, uwari warasubiye inyuma atagikora umurimo wawe, uwari waravuye mu byizerwa atagikora umurimo wawe, wumvaga ko igihe cyo kubwiriza cyarangiye, uwo ngo wongere umugirire ibambe, umusubizemo imbaraga kugira ngo yongere amenye icyo agomba gukora mu gihe nk'iki, kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Ijambo rye aravuga mu byakozwe n'intumwa igice cya 8, aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi ngo muzaba abagabo bo kumpamya i Yudaya, i Samariya, i Yerusalemu no kugera ku mpera z'isi. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo nimuze tujye mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe batagwa mu muriro. Nshuti zanjye, muze tubabwire ibya Yesu batajya mu muriro. Muze tubasange maze tubabwire inkuru nziza y'agakiza, tubabwire ko Umwami abakunda. Imana iguha imbaraga kandi Imana ikugirire neza, Imana ikwishimire kandi Imana ikunezeze kubw'icyubahiro cy'Umwami wacu, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Murakoze cyane kandi ikaze ku wa YouTube channel yacu Buganza TV. Nagaruka n'ubutaha tuzakomeza dukomezanye. Nge mwari kumwe na P wanyu. Ciao ciao, Extra Vista.